Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunze babiza TV Rwanda, reka tubahe ikaze mwese aho muri hose ibyo mwaziniki muri gukora muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 13 kwezi n'ukwa 11 umwaka wa 2024 tukugana ku musozi w'umwaka. Ni byinshi buteze gukora, ni byinshi kandi ubuteze kumva ku rubuga rw'umunyamakuru ukomeye cyane mu Rwanda yitwa Oswakimu. Amasimisi avuga ku ngingo ya saga iri mu karere ka Rulindo ndetse na meya waho, aho ibintu bikomeje kuba byaba agatirira nzamba. Reka tubifurize ibihe byiza nshuti bakunze babiza TV Rwanda, reka tubahe ikaze mwese aho muri hose ibyo mwaziniki muri gukora muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 13 kwezi n'ukwa 11 umwaka wa 2024 tukugana ku musozi w'umwaka. Ni byinshi buteze gukora, ni byinshi kandi ubuteze kumva ku rubuga rw'umunyamakuru ukomeye cyane mu Rwanda yitwa Oswakimu. Amasimisi avuga ku ngingo ya saga iri mu karere ka Rulindo ndetse na meya waho, aho ibintu bikomeje kuba byaba agatirira nzamba. Iyi dosiye rero iri mu karere ka Rulindo ihagaze gute, iteye ite? Uyagize ati bagiye kuntwara iri joro urugo rwanjye barugose. Ni ibintu bikomeje kuba byakomera cyane, yaba hagati ya hariya rwose y'abayobozi ndetse n'umuturage wo mu karere ka Rulindo mu gace ka Gasiza. Mwebwe rero muri mu Rwanda, abari Uganda, abari Tanzania, abari Kenya, abari mu gihugu cyacu cy'u Burundi, Ngozi, Cibitoke, namwe bari za Bujumbura, abari muri Republika Demokarasi ya Kongo, mwese mbahaye ikaze kuri Biza TV Rwanda. Weho komeza ukore subscribe, ukore share ku biganiro kugezo byacu bya buri munsi. Nk'ibisanzwe ngiye nitwa Eric Nshimimana, mbifuriza ikaze mu muryango mugari wa Bizaza TV Rwanda. Uyu mugabo rero yitwa Frodouard Ndagijimana, niwe umaze iminsi avugwa mu itangazamakuru cyane, umujyanama wa meya wa Rulindo cyangwa se akarere ka Rulindo, ubwo ni Rulindo district. Abwiye itangazamakuru ko urugo rwe mu Gasisa ka Rulindo rwagoswe rwose, biteye ubwoba ko barugose impande zose. Ati inatewe bagiye kuntwara iri joro, niba ndapfa niba ntariho ubwo byarangiye ibyanjye, nshobora kuba ntakiri mu mwuka w'abazima. Yakomeza agira ati nagoswe ubwo ndagiye, nta kundi ibyanjye rwose bigiye kure cyane, ntabwo nzi icyo ndakora. Abanyamakuru bose ndabatabaje ni mu ntabare. Avuga ko umuyobozi wa RIB cyangwa se Rwanda Investigation Bureau azi iyo operation yo kumufata, akavuga ko bamubwiye ko cyangwa se bakubwiye ko ajya kumufungira i Kigali, igwe ni mu murwa w'i Kigali. Uwo umuyobozi wa RIB niko yavuze, atangaza ko uwo mugabo bazajya kumufungira i Kigali. Yakomeje avuga ko yakwemera n'akazi akagasezera, ariko nyaboneka ntajye mu maboko ya gereza. Ati nta bindi nzira ni ibingibi, urabivugaho iki? Iyi baburuwa rero ngiye kubasomera iravuga iti Repubulika y'u Rwanda, intara y'Amajyaruguru, akarere ka Rulindo. Ni muri Rulindo ku wa 7 z'ukwezi kwa 11 umwaka wa 2024. Ifite nomero iherwa nomero ivuga ko ari 1360 cyangwa se 1360 zo kwa 7 z'ukwezi, nomero 041 akadomo 04 ni nomero yibarwa. Bwana Ndagijimana Frodouard, impamvu gusabwa ibisobanuro mu nyandiko ku makosa y'imyitwarire akuvugwaho igihe wari umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Mbogo. Niyo baruwa ndi kubasomera. Yakomeje agira ati Bwana nshingiye ku ngingo ya 31 mu gaka kayo kwa 19
y'itegeko nomero 035 akanyerezo umwaka 2021 ryo kuwa 9 ukwezi kwa 10 umwaka 2021 rigenga akarere aho riteganya ko komite nyobozi ifata ibyemezo mu bijyanye n'imicungire y'abakozi hakurikijwe amategeko abigenga. Ikomeza agize ati nshingiye kandi ku ngingo ya 66 y'itegeko nomero 017 umwaka 2020 ryo kuwa 7 kwa 10 umwaka 2020 rishiraho stati rusange igenga abakozi ba leta, aho iteganya ko umukozi wa leta agomba kurangwa n'imyitwarire myiza mu kazi no hanze y'akazi. Ndagusaba gutanga ibisobanuro ku makosa akurikira: ikosa ryo gukoresha nabi ububasha wahawe ugategeka umukozi witwa Uwimana Francis, umukozi ushinzwe irangamimerere na noteri yo mu murenge wa Mbogo, guhindura amazina ya Musengayezu Sankara akitwa Usenga Thomas Sankara ntacyo ushingiyeho, ubitewe gusa n'umubano wihariwe urufitanye n'uwasabye serivisi ariwe Usenga Thomas Sankara w'imyaka 15 yonyine y'amavuko. Kuba kandi warakoresheje umwana w'umurimo cyangwa se umwana w'umurimo mu nyungu zawo bwite ugamije kunoza umubano wihariye warufitanye na Usenga Thomas Sankara. Urasabwa rero gutanga ibisobanuro mu nyandiko kuri ayo makosa mu gihe kitarenze iminsi 5 uhereye igihe uboneye iyi baruwa. Ugire amahoro. Ni ibaruwa yateweho kashe ndetse na Mukanyirigira Judite, umuyobozi w'akarere ka Rulindo. Bikamenyeshwa kandi bwana Minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu i Kigali, Madamu Minisitiri w'abakozi ba leta n'umurimo i Kigali. Bikamenyeshwa kandi na Madamu umunyamabanga nshingwabikorwa wa PSK i Kigali, bwana Guverineri w'intara y'Amajyaruguru w'akarere ka Musanze, bwana Perezida w'inama njyanama y'akarere ka Rulindo, bwana muyobozi w'akarere wungirije bombi ba Rulindo na bwana umunyamabanga nshingwabikorwa w'akarere ka Rulindo. Bikaba byacishwa ku rubuga rwa Rulindo cyangwa se email ya Rulindo. Ibyo rero ni bimwe mu bintu bikomeje kuba byatuma ibintu abantu benshi bakomeza kubyibazaho, bakomeza kwibaza se iyi saga yo mu karere ka Rulindo ni biki bizagira. Ati kuba hari umuntu umwe ushobora kumvira cyangwa se kumvirana sibyo byabuza freedom cyangwa se kuba watanga amakuru. Ibyo rero niko bikomeza kugenda babyibazaho. Undi ati ese nk'ubu ko local government iyo irakora cyangwa se itegereje ko inteko yo muri village Rugwiro yakomeza cyangwa se rukora inshingano zayo, umusaza yararenganye, ibi bintu bimaze igihe kingana gutya babyana cyangwa se baryana umunsi ku munsi, ari abayobozi ubwabo babasha gukemura amakimbirane atandukanye yo mu karere ka Rulindo. Ibyo rero ni ibintu bikomeje kuba byavugwa cyane, ni saga isa naho imaze iminsi kandi ibintu bikomeje kuba byaba agatereranzamba, aho bifuza ko byibura hari nyakubahwa Perezida wa Repubulika yakinjira muri iyi saga kugira ngo barebe ko iki kibazo cyakemuka. Nitwa Eric Nshimimana, tuzakomeza tubakurikirane iby'uyu mugabo ukomeje kuba atangaza byinshi. Nta yindi neguza naho utaha. Wakomeze kuri subscribe ukoreshe ku biganiro tukugezaho bya buri munsi.